twizere ko muri amahoro mwe mukurikiye TVT naho muri hose mu gihugu ndetse no hakurya yacyo n'amakuru yihariye ya TVT nagaruka buri mpera z'icyumweru masanga yangaya kuko twabisezeranye ubushize twagarutse mu yindi ngingo. Mwakoze cyane gukunda TVT mukurikira ibiganiro byose uko byagiye bisimburana kugeza ku isaha y'amakuru yihariye. David Nzabonima ndaza kuba ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye ku ngingo twabateguriye uyu munsi nk'uko musanzwe mubimenyereye. Mbere y'uko ariko twinjira kuri ngingo, reka tubanze tubabwire amwe mu makuru arimo avugwa kugeza amagingo ngaya, ariko mushobora no gukurikira ku bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri website ya TVT ari #radio tvt.rw. Reka mbanze babwire ko Perezida Paul Kagame yavuze ko icyizere cy'uko u Rwanda ruzagira mu bihugu bikize mu mwaka wa 2050 gihari. Icyo ni icyizere icyerekezo u Rwanda rwihaye mu myaka 28 iri imbere. U Rwanda rugomba kugera mu bihugu bifite ubukungu buteye imbere mu mwaka wa 2030 mu mwaka wa 2035, ariko kikagera mu bihugu bikize bifite ubukungu bukize mu mwaka wa 2050. Byo bivuze ko habura imyaka 28 kugira ngo iki cyerekezo cy'umwaka wa 2050 kigere, ariko imibare igaragaza ko mu myaka 13 iri imbere, ubwo no kuvuga mu mwaka wa 2035 u Rwanda ruzaba umunyarwanda azaba yinjiza amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Naho mu myaka iri imbere 28 no kuvuga mu mwaka wa 2050 umunyarwanda azaba yinjiza miliyoni zaga 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bivuze ko icyo gihe nta mukene uzabarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo bikubiye rero mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye na televiziyo y'abashinwa yitwa CGTN, aho yasobanuraga ko u Rwanda rwakuye amasomo mu cyerekezo cy'umwaka wa 2020. Ibyo ngo hari ibyo u Rwanda rutagezeho, ariko ngo izo ntego zose u Rwanda rwazigezeho ku kigero kiri hagati ya 80 na 85. Ibyo bitaragezweho rero ngo n'amasomo yasigiye igihugu mu rwego rwo kugera kuri iki cyerekezo kigari cy'umwaka wa 2050. Dukomereje mu burere bw'abana, aho Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ivuga ko buri mwaka abana 20,000 baterwa inda. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Professeur Bayisenge Jeannette yabivuze ku wa gatanu w'iki cyumweru mu gikorwa cy'ubukangurambaga bw'iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa. Ibyo bihura n'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, by'umwihariko rikorerwa abagore n'abakobwa. Muri icyo gikorwa Minisitiri Bayisenge yavuze ko buri mwaka abana basaga 20,000 baterwa inda mu Rwanda. Avuga ko rero cyari igikorwa kigomba kwamaganwa, buri wese akabigiramo uruhare mu kurwanya izinda ziterwa abana, ndetse buri wese agatanga n'amakuru aho abyumvise. Dukomereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho M23 aho kurambika intwaro hasi ahubwo yigaruriye uduce dushya. Ibyo bikuye mu nkuru dukesha Kigali Today ku wa kane w'iki cyumweru kigana ku musozo, nibwo abakuru b'ibihugu bateraniye i Rwanda bategeka ko M23 igomba gushyira intwaro hasi ndetse ikava no mu birindiro yafashe. Icyakora Kigali Today yanditse ko abarwanyi bakomeje imirwano ndetse bigarurira uduce dushya muri teritwari ya Masisi. Imirwano yabaye mu rukerera rwo kwa gatanu w'iki cyumweru hagati y'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izoni FARDC ndetse n'abarwanyi ba M23 yabereye mu gace ka Cumba muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Umunyamakuru wa Kigali Today wasuye umupaka uhuza u Rwanda na Kongo mu bice abarwanyi ba M23 bigaruriye yasanze nta kigaragaza ko ngo abarwanyi ba M23 bashobora kugira gahunda yo kuva mu birindiro byabo. Uduce twa Kibumba, Ruhunda na Buhumba byegereye umupaka w'u Rwanda mu karere ka Rubavu mu murenge wa Busasamana na Bugeshi. Abaturage bavuga ko bakomeje kubona abarwanyi ba M23 mu birindiro byabo kandi ngo nta gahunda bafite yo gusubira inyuma.
mu Bushinwa ho abaturage baramagana ingamba zo kurwanya COVID-19. Abaturage bo mu mujyi wa Xinjiang nibo bigabije imihanda baramagana guma mu rugo yashyizwe mu gace kamwe ku mujyi k'ingamba zo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Ibyo bavuga ko babitewe nuko mu mpera z'iki cyumweru abantu 10 bahiriye mu nzu, byatewe nuko ngo hari gahunda yo kuguma mu rugo badashobora kuva mu nzu ngo bahunge, ndetse ngo n'abategetsi bako gace barabatereranye bituma abantu 10 bahasiga ubuzima. Abo baravuga ko batazigera bagamburuzwa mu gihe iyi ngamba guma mu rugo itaravaho, ndetse ngo n'abagize uruhare muri iki gikorwa babiryozwe. Ibyo bije mu gihe Bwana Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, yashyizeho gahunda iyo yaguma mu rugo nka bumwe mu buryo bwo gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo cya COVID-19 gikomeje gufata intera mu Bushinwa. Nguko bimwe muri ibyo ngibyo twababwira, ariko bindi mwabisanga kuri urubuga rwa Radio TV 10 Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga z'iki gitangazamakuru. Rero twebwe twigarukiye mu makuru yihariye y'uyu munsi nk'uko bisanzwe. Umwanya nk'uyu nguyu tuba tubafitiye ingingo tuzana n'abatumirwa kugira ngo bayibasesengurire mugire amakuru yimbitse. Icyo mugomba gukora mu gikore nkamwe ubwanyu kugira ngo mwifashe kugira ngo imibereho yanyu irusheho gutera imbere, ariko namwe aho mugifite ibibazo babafashe gusobanukirwa, ndetse nimba hari nabo bireba barenze uruhare rwanyu babibakorere kugira ngo urusheho gutera imbere. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo yo kuboneza urubyaro mu Rwanda. Tugiye kureba aho bigeze, rikiri gukorwa, ikibura nuko mu byumba, ndetse nuko n'icyakorwa kugira ngo birusheho kugenda neza, uburyo bwitabirwe nk'uko bivugwa ko bushobora kugabanya ababyara abana badashobora kurera, bibashyira no mu bibazo bikomeye by'imibereho, bamwe bakagwingira abandi bagata ishuri. Ariko tugiye kuganira n'inzego bireba kugira ngo zidufashe kubisesengura. Turi kumwe na Dr. Anicet Nzabonimpa, ashinzwe ubuzima bw'umubyeyi muri UNFPA, ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abaturage, sibyo? Nibyo gita ku baturage. Murakoze kwitabira ikiganiro amakuru yihariye. Murakoze namwe. Twizere ko mumeze neza. Nta kibazo. Okay. Turi kumwe kandi na Rosine Gasengayire, ni umuganga akaba n'umuyobozi wungirije ushinzwe ubushakashatsi muri HDI. Muraho neza. Namahoro. Namahoro. Tugiye kuganira kuri iyi ngingo mwese muhura n'ubuzima cyane nibyo mukoramo, ariko twibutse nawe mudukurikiye ko turaza muri kiganiro turaza kugira n'uruhare rwa Dr. Joel Serucaca, ashinzwe gahunda yo kuboneza urubyaro mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Nawe turaza kumva ibitekerezo bye muri iki kiganiro. Reka dutangire kuri Dr. Anicet. Iyo bavuze ngo kuboneza urubyaro, hari igihe abantu babyumva mu buryo burenze bumwe. Undi kuboneza urubyaro ni iki, kandi nduboneza urubyaro? Nibyo koko, buriya iyo bavuze kuboneza urubyaro abantu babyumva mu nsanganyamatsiko zitandukanye, ariko wenda abantu bakanabirebera mu mboni zitandukanye bitewe wenda n'icyo bifuza. Mpereye wenda ku rwego rw'isi, mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryashyizeho navuga ko ari nk'amabwiriza ashinzwe uko abantu baboneza urubyaro, ariko ayo mabwiriza akaba ari agendana n'uko bavuga bati abantu biyongere ariko babigizemo uruhare. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo buriya uko abantu bagenda babyara, haboneka abapfa birumvikana, ariko hakaboneka n'abavuka, ariko uko tubona ku isi mu bihugu byose abavuka nibo baba benshi kurusha abitaba Imana. Bishatse kuvuga ko abaturage bagenda biyongera umwaka ku mwaka. Ari nayo mpamvu uyu mwaka wa 2022 isi yageze ku kigero aho abatuye isi ngo bamaze kuba miliyari 8. Miliyari 8 z'abatuye isi. Ariko uko bagomeza bagenda biyongera, bigaragara ko hari ukuntu biyongera, ariko abo biyongera batabigizemo uruhare. Bishatse kuvuga iki? Buriya iyo tuje muri gahunda yo kuboneza urubyaro, ni ukuvuga ngo burya umuntu yagombye kubyara umwana yabiteganyije, umwana ntaze nk'impanuka. Kuboneza urubyaro rero tukaba wenda twabifata nko wenda mu ngingo ebyiri. Icyambere nuko kuboneza urubyaro kera bafataga babifata ko ari iby'abagore cyangwa iby'igitsina gore, kuko wenda abagore nibo koko abantu bazi ko ari niwe utwara inda akabyara muri maternité, ariko bakaba bazi ko na buriya buryo wenda bwo kuboneza urubyaro baboneka ubwinshi ari ubw'abagore.
ariko noneho muri politike y'igihugu yo kuboneza urubyaro none ndashaka kugaruka hano mu Rwanda aho turi ni uvuga ngo kuboneza urubyaro bireberwa mu ngingi yo kuvuga iti kuboneza urubyaro ntibigarukire kuri iriya miti itangwa cyangwa kuri buryo butangwa bwo kuboneza urubyaro, abo kuboneza urubyaro bibe gahunda y'umuryango. Umuryango ni ukuvuga umugore n'umugabo ndetse n'abana badasigaye inyuma, baganire basangire ijambo mu rugo rwabo, bumvikane bati bitewe n'ubushobozi dufite muri uru rugo koko turabona umuryango wacu wangana gutya. Kungana gutya ni ukuvuga ngo waturwamo n'abantu bangana gutya. Aha ngaha nkagaruka mu Rwanda baya dufite n'indi mboni tugomba kureberamo, ni ukuvuga ngo mu Rwanda abana b'umuntu usaba yabyaye gusa mu maraso ye, kuvuga ngo umugore n'umugabo wenda bagiye muri matete wenda babyara umwana, umuryango nyarwanda urimo n'abandi bana umuntu agenda arera kubera amateka igihugu cyaciyemo. Ugasanga abana ba murumuna wawe, ba mukuru wawe, ba mubyara bawe cyangwa bundi muntu cyangwa wenda mudafitanye isano, ariko byabaye ngombwa ko ari ubareberera, ubarera, ubakora ibintu byose. Buriya ni ukuvuga ngo umuntu ugaburira, ukamenya aho yaraye, ukamwishyura amashuri, niba arwaye ukamuvuza, ukamwambika, burya aba ari umwana wawe, burya nawe yinjira mu bana bawe. None iyo tujeho tukavuga rero mu kuboneza urubyaro, tuzamo n'aho kantu dukunda kwita ngo ingano y'umuryango. Ingano y'umuryango ni abantu batuye mu nzu, inzu y'umugabo n'umugore n'abana, ariko n'abandi bantu barimo, abo bantu ni bangahe. Abo bantu rero ubwo abantu bagomba kubitekerezaho kugira ngo uko umugore n'umugabo bagiye kubyara umwana bavuga atari ko abantu bari mu muryango ni runaka, ni abantu runaka, bashobora kubona ibyo barya, bashobora kubona wenda ibyo bakeneye byose, wenda uko tubyara na wa mwana aza nawe azabona ibyo akeneye. Ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko aho kugira ngo abantu barebere mu kuvuga ngo tuzabya abana runaka, ahubwo abantu barebe n'ibyo basabwa n'umuryango bari kumwe aho ngaho bingana gute. Ikindi cya kabiri buriya kuboneza uburyo tugomba kubirebera mu ishusho yo guteza imbere igihugu, kuko burya abaturage navuga ko nibwo bukungu bwa mbere bw'igihugu. Niko ubundi binazwi n'abashakashatsi niko babyerekana ko uri umutungo wa mbere w'igihugu n'abaturage. Ariko noneho bakavuga bati abaturage baba umutungo wubaka igihugu ugiteza imbere iyo abaturage basobanutse bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ni umuturage wateganyijwe, igihugu cyaramuteganyirije mbere yuko avuka, igihugu cyarateganyije uyu mwana navuka azabaho, azavurwa, azajya mu ishuri, azabona umuhanda agendaho, ibyo byose akabibona. Ariko noneho no muryango bakavuga ati umuturage usobanutse ni wa mwana wavutse mu muryango ataje nk'impanuka, ahubwo yaturutse ku busabane bw'umugabo n'umugore, ku ijambo baganiriye, gusangira ijambo mu muryango ni na byiza. Bakaba bavuga ati ko tugeze ku iterambere runaka mu muryango wacu, reka noneho dufate wenda koko tubyara umwana. Uwo mwana n'abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu bavuga ko umwana waturutse ku ijambo ryiza ry'urukundo ryaturutse ku mugore n'umugabo, uwo mwana iyo avutse yaturutse ku ijambo ryiza, kuko burya ijambo ni umuntu w'Imana. Uwo mwana amenya ubwenge. Iyo tugiye mu buzima busanzwe yagiye mu ishuri, uwo mwana ntawamurusha mu ishuri, yaturutse ku ijambo ryiza. Uwo mwana anagira isura nziza, uwo mwana anagira urukundo kandi akanakundwa, kandi ajyana n'ibitekerezo bimuteza imbere. Iyo atavutse nk'impanuka, yavutse umugore n'umugabo babanje kubigana bakavuga ati koko igihe kirageze ngo tubyare umwana. Twageze rero ahandi ho kwirinda ya mpanuka rero. Nyine ninde ubikora? Ubundi hari igihe bavuga ngo kuboneza urubyaro abantu bakabyumva mu buryo bwinshi, kuko wamugani nk'uko bivugwa kuboneza urubyaro hari abavuga ko haboneza uwabyaye, ariko hakaba n'ubwo bavuga bati abana nabo baboneza urubyaro. Niho nari mbayije nti ninde uboneza urubyaro? Aho rero ngira ngo tuhagarutseho tugomba gusobanura ibintu bibiri. Hari ukuboneza urubyaro no kwirinda inda zitateganyijwe. Buriya ni ibintu abantu bakunda kuvanga ariko bitari byo. Buriya kuboneza urubyaro, koko kuboneza urubyaro hazumva kuboneza no kubyara. Kera babyita kuringaniza imbyaro, ariko ubu ntabwo bikiri kuringaniza imbyaro, ko kuringaniza imbyaro bakuvanga ubyare ngo abahungu n'abakobwa uringaniza, uvuga ati mfite amasamba angana gutya n'abana runaka, umubare w'abana, ibyo ni byo kuringaniza imbyaro. Ariko ubu sibyo bikiriho. Uwo muntu agomba kubyara
ukabyara wabiteganyije umubare w'abana wumva ushobora kuzakurikirana ndetse nshimire na politike y'igihugu cy'u Rwanda idashyira muri politike yo kuboneza urubyaro umubare w'abana kuko buriya umubare si cyo kibazo ahubwo umubare ni ukuvuga ngo guteganya. Abavugaga ngo iriya gatatu yavuye buriya ngira ngo icyo tuba tugenderaho hari ibyo bavuga ngo umubare w'uburumbuke bw'umubyeyi. Buriya hari imibare abantu bagenda bakora n'ikigo cy'igihugu cy'imibare gitwereka imibare igaragaza ko mu mwaka wa 2020 uburumbuke bw'umubyeyi mu Rwanda buri kuri 4.1. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ko buriya umuntu wese w'igitsina gore wo kuva ku myaka 15 kugera kuri 49 abo bagore bo ubatanyije umubare wabo n'abana bari mu gihugu buri wese yanditseho abana bane. Noneho rero niho tuvuga tuti rero kuboneza urubyaro koko abantu bari mu muryango umugore n'umugabo koko bareba ukuntu bapanga. Kuboneza urubyaro no gupanga tuzabyara abana bangahe atari impanuka ahubwo twabiteguye kuko no kuboneza urubyaro. Ariko ikindi cya kabiri kuboneza urubyaro ntibireba abashakanye gusa umugore n'umugabo ahubwo bireba umuntu wese ukigera ku isi ya rurema. Kubera iki? Ngira ngo hari nko mu myaka nk'itanu ishize hari inkuru igeze gusohoka yerekana ni mu karere kamwe bavuga ababyeyi bari kuvuga bati twe turaboneza urubyaro koko tugafata uburyo bwo kuboneza urubyaro ntitubyare ariko abana bacu bakabyara kandi yamara kubyara mwana akamuzana mu muryango tukamurera buri make umuryango ukabona utaboneje urubyaro kandi umugore n'umugabo baboneje urubyaro ariko nk'abana barimo b'abakobwa ugasanga bari kubyara abandi bana. Hano tuvuga tuti rero buriya tugomba no kugira iki wenda kuganira cyangwa gufata umwanzuro abantu bose bakabigira ibyabo kureba kiriya kibazo cy'inda z'imburagihe zivuka mu bana b'abangavu. Yego ibyo turaza kubyinjira kubera ko buriya mu kuboneza urubyaro hazamo ikintu cyo kwirinda zitifujwe aho umuntu wese kuva akigera ku isi agomba kuvuga ati niba mvutse yatangiye kugira ku kigero cyo gutekereza wenda tuvuga atageze ku myaka y'ubukure 18 yego atangira avuga ati nibura nzabyara abana bangaye kugira ngo ngere wenda ku ntumbero y'igihugu cyayo gifite. Ariko no mu gihe atangiye kumenya ubwenge munsi y'imyaka 18 dukunda kuvuga ngo wenda ageze mu gihe cy'uburumbuke kuva ku myaka 10 nibura umwana ageze nko mu wa 4 muri primaire atangiye nibona wigishwe amakuru atuma kuko buryo umuhungu n'umukobwa batangiye kubona ibimenyetso bishobora gutuma imibiri yabo ishobora kuba wenda yatuma basama cyangwa batera inda batangiye kwigishwa ukuntu nabo kuko batatangira gushyira ku isi urubyaro batateganyije. Yego turaza kongera kukubizamo neza reka tubanze tubaze Rosine ukurikirana ubuzima nibyo ukoramo keshi. Ese ubu buryo tuvuga ngo bwo kuboneza urubyaro abaturage bacu bubona barabyumva koko iyo baje babagana babona bafite n'uwaje kwa muganga atari cyo kimuzanye cyangwa yabyaye cyangwa yageze muri serivisi nyine zabo ngabo z'ababyeyi agira n'ubushake bwo kumenya n'ibyo byo kuboneza urubyaro ko bigenda. Murakoze. Mu by'ukuri abaturage cyangwa se navuga ngo n'abagana amaserivisi y'ubuzima bumva cyane ikijyanye no kuboneza urubyaro barabyumva cyane baranabishaka babikeneyeho amakuru. Igihe tugezemo usanga abantu rwose bafite inyota yo kumenya ibijyanye no kuboneza urubyaro barabishaka bakaza kugira imbogamizi zimwe na zimwe wenda z'ibihuha biba birimo. Navuga ngo niba umwe yagize ikibazo ku buryo bumwe azamera nk'aho bibaye ikibazo cyakwira kuri buri muntu wese wakoresha ubwo buryo ariko mu by'ukuri ubushake burahari bwo kumenya icyo bababaza uburyo ni amakuru anyomoza ibyo mwita ibihuha bumva cyangwa bagamije no kumenya ubwabyo ubwo buryo ubwo ari bwo. Icyo baba bagambiriye cyane ni iki? Baba bagambiriye kumenya amakuru y'uburyo butandukanye kugira ngo banahitemo ubwo bumva bubanogeye kandi bakanaba na open cyangwa se bakakubwiza ukuri bakavuga ati ngewe ubu buryo mbuzi uko bumeze gutya na gutya ese muganga nibyo. Nawe rero ugomba kumuha amakuru yose y'ingenzi ku bijyanye na bwa buryo yumva ashaka guhitamo. Yego reka tubanze tubaze Dr. Joel Serucaca
twaganiriye kuri ingingo cyane ko akora mu rwego mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima tumubaza uburyo bwo kuboneza urubyaro buzwi buhari bwemewe kandi bukora adusubiza atya. ubwo buryo umuntu yabushyira mu byiciro hari uburyo bwa kamere. Uburyo bwa kamere burimo kwifata, burimo gukoresha urunigi, burimo konsa, burimo kubara iminsi ndetse no kureba ibimenyetso ku mubiri. Hari ubundi buryo bukoresha imiti. Uburyo bukoresha imiti nabwo umuntu yavuga hariho uburyo bw'igihe kirekire. Ubwo buryo bw'igihe kirekire butangirwa kwa muganga burimo imiti navuga agapira ko mu kaboko, mu kizigira cy'akaboko, hakabamo n'uburyo bw'agapira ko mu nkondo y'umura. Noneho uburyo bwa burundu harimo gufunga umugabo no gufunga umugore. Hakaba noneho n'uburyo bw'igihe kigufi ari bwo agakingirizo kaba k'umugabo n'ak'umugore. Hakaba ibinini birimo ibinini by'umusemburo umwe n'imisemburo ibiri. Hakaba n'urushinge ruterwa mu nyama ndetse n'uruterwa mu ruhu. Dr. Joel, umukozi muri RBC ushinzwe kuboneza urubyaro. Dr. Aniseti, hari ubwo byibagiwe? Icyo umuntu yavuga ni uko ngira mugenzi wanjye Joel abivuze neza cyane, cyane cyane ndeka mushimire kuko akomoje ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwa kamere, none havuga no ku buryo bwa kizungu. Akona kongeraho n'iki, ni uko buriya uburyo bwo kuboneza urubyaro ni bwinshi. Ngira ngo mu Rwanda dufite uburyo burenga 10 bwo kuboneza urubyaro, buri mu ziriya ngingi zombi, uburyo bwa kamere n'uburyo bwa kizungu, ku buryo nkanjye nemera ko nta muntu wagombye kuvuga ngo yabuze uburyo bwo kuboneza urubyaro. Barya bavuga ngo wenda ngo imiti ngo ituma ngo wenda ngo igire ibibazo ngo cyangwa uburyo buno ngo ntibuhana umuriro. Yego, aho turaza kwagira kuki se hariho ubwa kamere bikaba ngombwa ko hazaho n'ubundi buva mu bushakashatsi kandi ubwo bwa kamere buhari nimba bwemewe cyangwa buvuga ko bukora. Nibyo koko buriya uburyo bwo kuboneza urubyaro bwabo bwa kamere n'ubwa kizungu ubujya kugera koko kubwirwa abaturage bisi kugira ngo babumenye, cyane cyane n'ungaruke no ku gihugu cy'u Rwanda. Yego, uburyo burya bushyirwa muri porogaramu yo kuboneza urubyaro bukigishwa abaturage kugira ngo banawubone boneze serivisi kwa muganga. Ni uburyo buba bwarakorewe ubushakashatsi, ni uburyo buba bwarizweho ku buryo bugaragaza ko koko ubwo buryo bushobora gufasha umuntu cyangwa umuryango kutabyara batiteguye. Ni nayo mpamvu rero usanga koko niyo tugiye turenze wenda n'igihugu cy'u Rwanda tukagera ngo umuryango w'abibumbye cyane cyane nk'ishami rishinzwe ubuzima bw'imyororokere UNFPA ndetse n'ishami rishinzwe ubuzima umuryango w'abibumbye OMS bemeje ko hari uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro buri mu buryo bwa kamere harimo n'uburyo bwa kizungu. Kuki hajeho kizungu kamere ihari? Ubwo buryo bwa kamere rero aho bushingiye kuki? Uburyo bwa kamere icyo bushingiyeho ni uko ushobora kuboneza urubyaro nta n'umuti ufashe. Nta muti ufashe, ahubwo ugakoresha ubwenge Imana yaguhaye mu kwikurikirana cyangwa gukurikirana ubuzima cyane cyane bw'umugore kugira ngo amenye kubara neza ukwezi kwe. None agenda areba ibimenyetso bigenda bigaragara mu bihe bitandukanye by'ukwezi kwe, none amenye neza igihe cy'uburumbuke n'igihe kitari cy'uburumbuke. No muri rya gihe cy'uburumbuke ni uvuga ngo igihe yagombye kuba akoze imibonano mpuzabitsina yasama
akagira uko yitwara uko yitwara niko noneho kugaragaza bwa buryo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro bwa kamere bakavuga ati wenda yakoresha urunigi kuko urunigi ni igikoresho umuntu agenda aba ari ukwezi k'umugore kikamwereka igihe cy'uburumbuke igihe yita cy'urumbuke. Nyine ubwo buryo bwa kamere ntabwo buhagije ku buryo byasabye ko hazaho n'ubundi bw'abashakashatsi. Icyo kibazo reka ngisubize mu aya magambo wenda avuga ko buriya umuntu wese si no kuboneza urubyaro gusa burya nk'umuganga twagiye twigishwaho kwa muganga abantu bashobora kuza barwaye indwara imwe ariko ntubahe imiti imwe kubera iki nta murwayi usa n'undi. Ni nacyo gituma rero muri porogaramu zitandukanye no mu yo kuboneza urubyaro burya uburyo bwose bwo kuboneza urubyaro buba bufite uwo bugenewe ntabwo buba ari ubw'abantu bose kuko kugira ngo barebe ko umuntu yakoresha uburyo runaka babanza kureba umubiri we ese wabwakira neza koko bigahura ubwo buryo buguha n'amaraso ye ariko no bikanajyana nuko ubwo buryo bwakozwe umuti wenda uri muri ubwo buryo cyangwa icyo ubwo buryo bufasha uwo muntu yiteguye kubyakira cyangwa umubiri we urabyakira bitewe n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni umubiri wenda uko umeze mu bijyanye n'indwara yigeze arwara uko amaraso yameze cyangwa se muri make ibintu bijyanye n'umubiri we n'ubuzima bwe kugira ngo bare ko wa muti nta kindi wenda uzaza turaza kuhagera. Icya kabiri ni ukureba umuntu noneho uko uburyo runaka abwitwaraho cyangwa ashobora kubwakira. Ahangaha reka mbaye nk'urugero nk'uburyo bwa kamere ubundi nemeza ko ari uburyo bwiza cyane kuko butuma umuntu yaba umugabo n'umugore bakoresha ubwenge Imana yabahaye kandi bakanumvikana bakegera cy'uburumbuke bakaba bafata ingamba zishyitse. Ariko buriya nk'uburyo bwa kamere hari ibintu bibiri wenda by'ingenzi nibyo ngiye kwibandaho. Ikintu cya mbere uvuga ngo kugira ngo abantu bakoreshe uburyo bwa kamere ni uko haba harimo ubusugire mu rugo umugore n'umugabo bumvikana 100%. Kuko batumvikana 100% bagakoresha nk'urunigi cyangwa kwikurikirana cyangwa ibyo gukoreba wenda igihe cy'uburumbuke ibintu nk'ibyo umugabo ashobora kugenda yashyiraho mitsingi enye yagera mu rugo akavuga ati ndatera akabariro kandi ategeye cyo gutera akabariro bwa buryo bukaburanze. Ni uvuga ngo rero uburyo bwa kamere akenshi busaba by'umwihariko ubusugire bw'ingo kumvikana hagati y'umugore n'umugabo kuba ari umuryango nyine ubana neza ku buryo koko bumva ibintu kimwe ku buryo ngewe nk'umuntu w'impuguke mu zaga imyororokere sinshobora gusobanura wenda umuntu umwe nk'uburyo bwa kamere tuwujyaje ari umugore gusa kuko mba nzi ko ntacyo buzamara ahubwo biba byiza iyo buryo bwa kamere ubusobanuye umugore ari kumwe n'umugabo kuko bombi iyo babyumvise neza nibo bafatikana noneho ko bikazagera ku bisaba kumvikana iyo batumvikanye ntibikunda iyo bitumvikanye ntibikora yego. Icya kabiri nashaka kugarukaho ni uko burya buryo bwose bwo kuboneza urubyaro buba bufite icy'ingenzi kigenderwaho. Nanakangurira wenda n'abakozi bo kwa muganga barano bari kutwumva abaganga abaforomo n'abaforomokazi cyangwa n'ababyaza buri uburyo bwose bwo kuboneza urubyaro mbere yo kubutanga umuntu agomba gusuzumwa agakoreba ibizami n'ibizamundi byoroshye bisabwa kureba amaraso y'umuntu niba yakira ubwo buryo. Ibyo ntiyo bidakozwe usanga umuntu bamuha uburyo butari bwo kuko bikaba byamugiraho wenda n'ingaruka runaka. Ariko ubushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino ku isi bugaragaza ko iyo umuntu agiye kubona uburyo bwo kuboneza urubyaro runaka bwabo bwa kamere bwabo n'ubwa kizungu akabanza hakorerwa isuzuma ryimbitse bakamukora n'ibizami biba byoroshye bigaragara no ku nzego zose no ku bigo by'uburenganzira bwaboneka bakamukorera iyo check up cyangwa screening cyangwa kuvuga ngo ibizami by'ibanze kugira ngo bare uburyo bwahura n'amaraso ye. Iyo babikoze za ngaruka bajya bavuga ngo ziboneka ku bantu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ntiziba zikibayeho no mu bushakashatsi bigaragara ko zigabanukaho 80%. Yego, mbere yuko wenda Dr. Joel muri Arabisa tubwira uko ibi bari hagaze mwebwe Rosine iyo abaturage babasanga cyangwa bubona uburyo bumva neza bakenera ku buryo baza bagakeneye kuvuga ngo ndashaka kuri iki ngiki n'ubuhe mubona bitabira ubuhe? Murakoze. Ubona abenshi bitabira uburyo bw'ibinini n'uburyo bw'urushinge akenshi ubusanga ariho imibare myinshi iri ariko ubu usanga nk'uburyo bw'agapira ko mu kuboko nabwo burimo gukurikiraho cyane ariko akenshi usanga buri mu buryo bw'ibinini n'inshinge. Izo nshinge zo ni z'igihe kingana iki?
ni iz'igihe cy'amezi 3 ziri mu bwoko bubiri. Hariho ubwitwa Depo Provera, hakabaho n'ubwitwa Sayana. Iyo Sayana yo umukiriya ashobora kukajyana no mu rugo akakitera. Ubwo nibwo bwoko buzwi cyane bukoreshwa cyane. Yego. Reka noneho Dr. Joel Serucaca muri RBC atubwira uko kugeza ubu ngubu imibare y'ababoneza urubyaro mu Rwanda bahagaze. Turaje mu kanya. Turebye ukuntu byazamutse 2015 kugeza 2020 usanga twarazamutse cyane kuko twavuye kuri 48 tugera kuri 58 ku bakoresha uburyo bw'imiti, mu gihe abakoresha uburyo bwose twavuye kuri 53 tugera kuri 64. Murumva rero ko hari intambwe yatewe, ariko nanone tukavuga ngo haracyari intambwe yo guterwa. Ikindi mwavuze ngo ni ubuhe muti, iyihe miti yitabirwa. Mbere wabonaga ari iriya y'igihe gitoya, ariko muri iyi myaka 5 yashize ntabwo ariko byagenze, ahubwo agapira ko mu kaboko niko bitabiriye cyane gusumba utundi twose. Bikaba ari n'ikintu cyiza kuko biganisha kudasiragira, kutava ku miti igihe icyo ari cyo cyose. Ugasanga rero nk'uko nabivugaga, umusemburo urimo mu rushinge uri muri bya binini niwo dusanga no muri ka gapira. Rero nta mpamvu. Dr. Joel Serucaca, umuyobozi muri RBC. Turaje ariko mu kanya tunagiye ndi Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, twumve icyo abaturage bavuga kuri ingingo yo kuboneza urubyaro. Ariko reka banze njye kuri Dr. Aniseti. Baravuga bati ibinini, abitabira ibinini nibo benshi. Kubera iki? Ngira ngo buriya uburyo bwitabirwa kwa muganga bushobora kubaho bitewe n'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, buriya hari icyo tugomba kwemera. Ngira ngo n'umukaya mwemeye kubivugaho, tuvuga ko igihugu cyacu gifite gahunda yo kugenda gitera imbere, kiva mu bihugu bikennye, ibihugu biri mu hagati n'ikizajya mu bihugu bikize cyane mu mwaka wa 2050. Kuri urwo rwego rero hari ibibazo igihugu kiba kigifite mu rwego navuga rw'ubuzima, cyane cyane ibijyanye n'abakozi bafite ubushobozi kandi bahagije mu mavuriro. Icyo rero gishobora gutuma koko muri serivisi zitandukanye niyo kuboneza urubyaro hatabamo abakozi bahagije. Noneho bigatuma wenda batabona wa mwanya byari nigeze kuvuga gufata bya bizami, kureba umuntu kugira ngo abe yakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, kuko bikozwe neza wenda buri muntu wenda yagendwa nk'iminota 30 kugira ngo umusuzume neza ko umuhe uburyo bwo kuboneza urubyaro neza, wanamuganije aho kubera kuboneza urubyaro. Burya icy'ingenzi si ukumutera rwa rushinge cyangwa kagapira ko mu kaboko, ahubwo icy'ingenzi ni ukubanza kumuganiza kugira ngo wumve ibyiza byo kuboneza urubyaro no gufata icyifuzo ariwe biturutseho. Noneho rero icyo kintu cy'abakozi bake koko gishobora gutuma gutanga serivisi yo kuboneza urubyaro bya bindi bidakoreshwa cyane. Noneho abakozi bakajya wenda mu cyo guha imbaraga uburyo butagorana gutanga. Tuvuge ibinini, urushinge, kuko by'ibinini ukuza ukamuha udupaki tw'ibinini agataha akimenya, cyangwa urushinge ukahita umutera urushinge agahita agenda. Kuko iyo uje kuri buriya buryo bw'igihe kirekire k'agapira ko mu kaboko cyangwa agapira komura, bo bisaba gutegura, kuko bisaba no kubikorera ahantu hatari za mikorobe, hagasaba ibikoresho runaka, no bigasaba ko n'umuganga uko bisaba umwanya runaka kugira ngo bitegure, kandi bigasaba n'ibikoresho byo wenda ibitambaro byo gukoresha neza, inshinge, umuti, ibintu nk'ibyo bigasaba umwanya munini. Icyo ni kimwe. Umwanya rero ngira ngo abakozi bake bishobora gutuma ko abantu wenda batangaza bwa buryo bugufiya cyane, urushinge cyane n'ibinini bigatangwa cyane. Ariko hari n'ikindi cya kabiri, hari n'amakuru abantu baba basanzwe bafite. Ngira ngo kubera imyaka wenda abantu bagiye bumva uburyo runaka, uko bagiye bumva ibinini, uko bagiye bumva urushinge, usanga wenda bagiye babyumva cyane. None ugasanga araza kwa muganga avuga ati ndashaka urushinge, ndashaka ikinini.
koko kubera ko izi gahunda zo kuboneza urubyaro zijyana n'ubushake bwa buri muntu. Mu ndimi z'amahanga turavuga ni voluntary, ni uvuga ngo nta muntu ushobora guha uburyo atabushaka. Yego hari wenda bya bimenyetso cyangwa bya bindi bigaragaza ati umubiri w'umuntu ujyanye n'uburyo runaka, ariko anahabwa uburyo we yemera anashaka kugira ngo n'ubwonko bwe ko bubwakire kuko n'umubiri uzabukoreshe neza. Aramutse yabushaka se bamupimye bagasanga ntibuhura n'ubuzima bwe. Ibyo ngira ngo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryabitekerejeho cyane. Abakozi bo kwa muganga bakora mu ishami ryo kuboneza urubyaro baba bafite ikintu bagenderaho, nagira ngo ni amabwiriza yakozwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitwa ku buzima OMS, ariko n'igihugu cy'u Rwanda kiza kuyashyira noneho navuga ko mu myumvire y'umuco nyarwanda muri contexte y'u Rwanda, ku buryo no ayo mabwiriza aragenda akavuga ati uburyo bundi bubamo ibice bine. Ibice bine ni uvuga ngo hari igice cya mbere bavuga ati ubu buryo runaka ku muntu uje ahagaze gutya turabamuha tutayirinze dukora n'ibizami runaka. Hakaba uburyo bwa kabiri buvuga ati ubu buryo bwo uyu muntu wo ko twabuha umuntu wese ariko wenda tukabanza tukareba uko bimeze. Hakaba uburyo buri mu cyiciro cya gatatu bavuga ati ubu buryo buhabwa umuntu ariko tubanje kureba ko nibura bwa buryo bwa mbere n'ubwa kabiri budahari. Baba budahari tukapfa wenda guhumiriza tukamuha uburyo buri mu cyiciro cya gatatu. Hakaba n'ubundi buryo bavuga ati noneho ubu bwo uyu muntu ntabwo umubiri w'umuntu tubwemera, urabujijwe 100% nubwo yabushaka, ariko aya mabwiriza tuvuga ko uburyo tutabaho umuntu uyu n'uyu. Ni uvuga ngo rero iyo ugeze kwa muganga wo ko muri kwa kuganira n'umuntu uje ashaka uburyo kuboneza urubyaro, ushaka kumuha uburyo bwo mu cyiciro cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, cyangwa ugasanga wenda n'ibitaro n'icyo muganiriye nta buryo wenda wamuha. Rozi, abagabo bajya baza kwifungisha? Abagabo baraza, ariko nubwo baza baracyari umubare ukiri hasi. Ntabwo baza bafite impungenge zazindi tujya twumva avuga ati nta bundi buryo nakoresha usibye ubu ngubu kubera ukuntu nabwumvise. Umugabo uza akeneye ubwo buryo aba yarahawe amakuru yose, aza rwose yarangije gufata umwanzuro we ko tugomba kumuha ubwo buryo. Yego, reka tubanze noneho kuri iyi ngingo aha twari tunageze dukomboje, reka tunyarukire i Rusizi na Nyamasheke. Hari abaturage, hari abagore bo mu turere twa Rusizi na Nyamasheke bavuga ko badashobora kwemerera abagabo babo kuboneza urubyaro ku buryo bwa burundu kuko ngo bumva ko byabagiraho ingaruka mu nshingano za kigabo mu rugo iwabo. Reka tubibaze Jean de Dieu Ndayisaba. Bituma ngo babikiremba cyangwa bagakora ntibarangize. Ntago byagenda neza. None se urabona umutsi barawuciye. Se bayikiremba nabigirana. Ni zimwe mu mpungenge abagore bo mu turere twa Rusizi na Nyamasheke babwiye Radio TV niko zituma bumva batakwemerera abagabo babo gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu ku bagabo. Bavuga ko ngo bitewe nuko bumva ko hari umutsi bakata, ndetse ko ngo n'ubikorewe mu gihe ingaruka zirimo no gutakaza ubushongore n'ubukaka mu gutera akabariro. Kubera izo mpamvu ngo bakaba batakwemerera abagabo babo gukoresha ubwo buryo. Nanjye nyine mbona aho kugira ngo abikiremba nanjye najyayo nta kibazo da. Bumva nyine ko ngo uyu muntu yagiye ngo ari imitsi bamukata ngo agasigara nyine ari ikiremba buriya. Bituma ngo babikiremba cyangwa bagakora ntibarangize. Nabimwemerera ariko atari ubwo buryo bwo kubaga bakoresheje. Kubera nyine numva ko bigira ingaruka ku bagabo. Nizo nyine zo kugira, zo kubibihasha. Numva ari njye wagenda nkurikije uburyo bw'abagabo ko numushe babugoye cyane. Se bayikiremba nabigirana. Bavuga yuko nyine atabasha gukora imirimo yo mu rugo gutera akabariro. Nubwo ntarabibona kuba kari imitsi bakata ntago byagenda neza. None se urabona umutsi barawuciye ntikamunanira ariko ntiyaba kibikora nka mbere. Ibice adakora nka mbere. Imibonano. Izo mpungenge ntizigaragazwa n'abagore gusa kuko hari n'abagabo nabo bavuga ko bumva amakuru atuma baseta ibirenge mu gukoresha ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro. Abagabo ntabwo tuyiyumvamo kuko akenshi n'abayijyamo bava bakahura n'ibibazo by'uburwayi ku buryo n'ibyo gutera akabariro bitaba bigikunda. Hari nk'abagabo 3 baboneje byo nzi mbo byabaye ngombwa ko gahunda yo gutera akabariro byanga burundu
noneho biba ngombwa ko banatandukana n'abagore babo kuko abagore bavuga ngo ntabwo babana n'abagabo batakidemara. Nuko byagenze inzi nka 3 byabayeho. Ntibyoroheye Radio TV 10 kumenya umubare w'abagabo baba bamaze gukoresha ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro. Icyakora mu bagabo 2 ikigo nderabuzima cya Gihundwe cyohereje ku bitaro bya Gihundwe bashaka iyi serivisi mu gihe cya vuba, umwe niwe wabashije gukoresha ubwo buryo. Ntago byagenda neza, none se urabona umutsi barawuciye. Se baye ikiremba nabigirana. Radio TV 10 mu karere ka Rusizi, Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba. Iyo mibare uvuze Ndayisaba utarabura nayo tugiye kubaza Joel Serucaca atubwire abagabo kuri ubu ngubu bamaze kuyoboka uburyo bwo kwifungisha burundu nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro umugabo afite. Reka twumve uko imibare yifashe turaje. Uburyo ntabwo ari bumwe gusa kuko bafite n'agakingirizo k'abagabo. Hanyuma ubwo buryo bwa kabiri bwitwa vasectomy, rwose abagabo twari dukwiye kubutinyuka kuko ni uburyo bwizewe, ni uburyo butabuza umuntu kubaka urugo cyangwa se gutera akabariro, ntacyo byica ku mibonano mpuzabitsina. Rero umugabo wumva yuko umubare w'abana afite yumva ari we umuryango ushoboye, byaba byiza ahubwo ari we ubufashe kuko ni uburyo tumufasha mu masaha 2 akaba asubiye iwe, mu cyumweru kimwe akaba akora imirimo ye nk'uko bisanzwe. Rero ntabwo byari bikwiye kudutera ubwoba. Mu kabari babivuga ukundi, n'abandi babishaka bakabivuga ukundi, ariko ni uburyo bwiza. Ubu bari kurenga 4,000 abakiriho bakoresheje ubwo buryo, ariko hari n'abapfuye ushyizemo nabo barenga, ariko abahari bakoresha ubwo buryo bagera mu 4,000. Abagabo bifungishije burundu bakiriho batapfuye 4,000, ariko ko gupfa Dr. Serucaca yatubwiye ko bidahuye n'uburyo baba barakoresheje babicwa n'ibindi bisanzwe n'indwara zisanzwe kuko n'abandi bapfa. Reka tubibaze Dr. Aniseti, mu by'ukuri izi mpungenge abaturage bafite n'impimbano cyangwa hari uburyo nk'uko n'ubundi bwose bavuga ngo bugira ibibazo ariko si kuri bose cyangwa si ibibazo biri ku rwego rumwe, birashoboka ko ari n'umugabo ushobora kugira biriya bibazo nk'ingaruka zo kuboneza urubyaro. Icyo navuga reka ntanga ihumure ku badukurikiye, mbamare impungenge cyane cyane b'abantu bo mu karere ka Rusizi bavuga ngo kuboneza urubyaro ku mugabo ni uguca umutsi, ngo ubukaka n'ubushongore bwo gutera akabariro mu rugo bo ku mugabo nk'uko bisanzwe biragabanuka. Ndajyomba mbamara impungenge. Leta y'u Rwanda yagiye ikora navuga ari nk'amavugurura kugira ngo uburyo bwo kuboneza urubyaro bugende bugera ku bantu ariko bunanoze. Niho rero navuga ko ziriya mpamvu n'impimbano bavuga reka mbisubize kuri ubu buryo. Ndagira ngo nerekane ko nka mbere y'umwaka wa 2008 koko wenda bishobora kuba byarashobokaga, kuko mu mwaka wa 2008 mu Rwanda abagabo baboneza urubyaro bifungishije burundu bakoreshaga uburyo bwo kwifungisha burundu bababazi, ko babaga no kuvuga ngo bajya hariya ku bugabo bwabo koko bakabaga no bakayagufunga koko umuyobora ntanga. Ariko icyo gihe rero uko hari gihe bashobora wenda nk'umuganga ubikoze akaba yakomeretsa udutsi tw'imyakura, udutsi tujyana wenda ubwo uko umuntu yumva cyangwa agenda agiriye wenda imbaraga mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, wenda tumwe twagira wenda bikahaba nk'izo mpungenge, ariko ni wenda ibibazo byashobora kuba ku bantu bakenaho bakoresheje ubwo kuboneza urubyaro. Ariko guhera mu mwaka wa 2008 Leta y'u Rwanda yatangije gahunda yo guha abagabo babishaka serivisi yo kuboneza urubyaro kwifungisha burundu batababazi. Batabazi no kuvuga ngo uko bikorwa ubu ngubu, reka mbaye nk'urugero ni nko gukura ivunja. Ni uvuga ngo umuntu ntabwo wamubaga, ni no mu Cyongereza bavuga ngo ni
no scalpel vasectomy cyangwa mu gifaransa bakavuga ni vasectomy sans bisturi. Ni uvuga ngo ni ugufunga umuntu ariko batamubaze. Ni uvuga ngo ni ubuhanga bugezweho muzi ko si ukuboneza urubyaro gusa ku bagabo biriho no ku bagore ubu basigaye babafunga burundu no batababaze nta n'ikinya bateye ku buryo ndetse bikorwa nkuko ngakura bashyiramo agapira komora bikamara iminota 10 bikaba bitabirangira umuntu agahita atano mu rugo ku buryo wenda n'abandi batamenya ko yakoje niyo gahunda. Icyo bishatse kuvuga ni iki rero noneho nuko kuko batababazi kuko batabagizaho bakata kuko nta maraso baba bamuvishije ni uvuga ngo nabyo uvuga ngo bakasa umutsi bakasa iki ntibabikiriho ni uvuga ngo nta n'ikintu baba bakoze icyo bakora ni urukuta bajya gushyira ahantu intanga zica zijya gutera inda ni urwo rukuta gusa. Noneho rero ku buryo rero abantu babikoresha nyuma y'umwaka wa 2008 babona uburyo butagira ingaruka kandi noneho mu mwaka wa 2010 noneho hongereho n'akandi kantu ibyo bavuga ngo ni ubwo buryo bakora ku buryo bwa gihanga ariko hongera n'ubundi buhanga no bunoze ku buryo navuga ko u Rwanda mu 2010 bwakoze ubwo buryo ari igihugu cya gatatu muri Afurika. Yego reka tubanze tujye i Rubavu naho hari umubyeyi ufite abana 8 ngo yagiye ababyara nyamara ngo yaraboneje urubyaro. Reka tubaze Manuel Ndahayo. Nyiranzayikorera Monica ni umubyeyi w'abana 8 barimo 3 y'impanga yabyaye kandi yari yaboneje urubyaro. Uyu mubyeyi tumusanze mu mudugudu wa Butumba akagari ka Rushubi mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu aho aba mu nzu y'ibyumba 2 na saro akodesha amafaranga y'u Rwanda 5,000 kuko nta gasima nta n'umuriro ndetse n'imiryango n'amadirishya by'inzu hiberemo ibikarito ariko nabwo bikamugora kubona ayo mafaranga y'ubukode nyuma yo ko abyaye badashoboye kurera nubwo yagerageje kuboneza urubyaro nk'uko abivuga. Nari naboneje ariko biranga nibuka natwise nuko nyine ngabyara kuboneza narabonezaga bikananira ubwo ngabyorera ngabyara. Ngo hari abantu baboneza bikanga bakabyara kandi baboneza bijya bibaho. Ubu ngabana basamye nari mfite urw'imyaka 3 ruramanuka ruzana umukwaha bonjya kubwira muganga rukuramo nyigize mbambyayemo 3 ko namaze kubyara mbona ni ikibazo gikomeye kuko abura kubona sinajya mu kiraka ntawambikira kamba afite kandi uri kubona n'aba nabo bakeneye kurya bakeneye kwiga ngo ubu nabuze na niforme bamwe ntago bagiye ku ishuri nari bifungishije burundu. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko uko kuboneza urubyaro bikanga byamusunikiye gukomeza kubyara kugeza afashe umwanzuro wo kwifungisha burundu nyuma yo kubyara impanga z'abana 3 kandi atagira epfo na ruguru ari naho ahera asaba ko yafashwa kubona icumbi. Wenda wambaho kuba nubwo ababana nagira wenda naba nabonye n'agakoma ngabona aho ngatekera nawe uri kureba imbeho. Emmanuel Ndahayo TV10 mu karere ka Rubavu. Urakoze Ndahayo. Rosine bigenda bite kugira ngo umuntu abe yaraboneje urubyaro hanyuma yisange yabyaye kandi yumva we ari mu gihe cyo kuboneza urubyaro yabikoze igihe yihaye nimba urushinge nimba ari iki cyo gihe kitararenga ariko akisanga yasana. Murakoze. Nkuko kare nabikubwiye kuboneza urubyaro bisaba ko utugannye wese tumuha amakuru yose yuzuye kandi tukanamupima tukareba ko uburyo agiye guhitamo ubuhanye n'umubiri we. Hari impamvu rero nashyira mu buryo 3 zishobora kuba zatuma uriya muntu ashobora gusamira mu buryo ubumwe n'ubundi yafashe. Icya mbere hari igihe aba tubahirije amabwiriza ya muganga tuvuge niba yakubwiye ati uzajya unywa ikinini kimwe buri munsi ku isaha imwe wowe ukajya urenzaho amasaha 2 cyangwa 3 ukirenza umunsi cyangwa iki ibyo bintu byose byo kwibagirwa amasaha ukumva ko iminota urengejeho nta kivuze ariko buriye wakoze kiriya kinini nuko yagikoze ntabwo wumviye ya mabwiriza. Niba ya mabwiriza rero utayakurikije bya bindi bizabyara erreur hanyuma ugumye uvuga ngo umunsi namwe kinini ariko ntakimwe kuri ya saha. Inshinge niba muganga yaguhera ndeva tuzagaruke kuno munsi ukumva ko nurenzaho icyumweru cyangwa ibyumweru 2 nta kibazo cyangwa se ukaza mbere yaho ibyo byose ugenda ushyiramo binyuranyije n'amabwiriza bishobora gutuma wasama kubera ko tubahirije amabwiriza ya muganga. Ikindi uburyo buriya buryo bwo kuboneza urubyaro bukoze hari pourcentage nke cyane tuvuga urugero niba ari nk'urushinge ishobora kuba ifite pourcentage ya 98% mu kureyisisi ka 2% ushobora kuba muri bakeya cyane bagize ibyago byo kuba muri wa mubare mutoya
ufashe kuri ka 2% ukisanga wahatwise. Si ubundi iyo 2 nimba ari 2 cyangwa ari 1%, kuki bitabaye 100% Dr. Bo ngira ngo buriya hari icyo tugomba kubwiza abantu kuri hangana na kibure abantu batanga serivisi zo kwa muganga hari igihe batabwiza abakiriya cyangwa abarwayi ukuri. Buriya ku isi ya rurema dutuyeho cyangwa twicayeho nta muti n'umwe wari wakorwa ukoresha kwa muganga ukora 100%. Ibyo najya mbibabwira. Nacyo gituma buriya uretse no kuboneza urubyaro umuntu aza kwa muganga arwaye malaria kandi bayibonye ariko bakaba bamuvura bakamuha kwaritemu ugasanga wenda biranze bakamushyira ku ikinini bikanga ukabona duciye mu myanya y'intoki. Ngira ngo abantu bapfa kwa muganga ntibapfa kubera ko uburwayi butazwi ahubwo nuko badabwa amakuru. Hari igihe n'imiti ntirakora 100%, kuko turacyari ku isi ya rurema burya umuti wakozwe n'amaboko y'umuntu uko 100%. Ikindi buriya mu kuboneza urubyaro hazamo ikintu ngira ngo nshyireho wenda umwihariko n'abantu bacyumve. Wa muntu ujya kuboneza urubyaro yabanje kubiganira umugore n'umugabo bakabiganira, yaba ari umugore cyangwa umugabo akajya kubikoresha ariko nawe yamaze kubyemera ku mutima we n'ubwonko bwe bwabyakiriye. Ubwa buryo azakoreshaho ko buzaba nta ngaruka buzagira, koko buzanatuma adashobora gusama. Ariko wa wundi ugenda agonona avuga ati bwa buryo bwo kwa muganga bampa ubundi ati yabye tizanshinge ati ya miti bituma umuntu agira gutya akagenda atabyakiriye mu bwonko, bishobora kuzamugiraho ingaruka bigatuma ukanabusamiraho. Kubera iki? Kuko buriya iriya miti ikozwe n'imisemburo ubundi umugore asanzwe afite mu mubiri. Nuvuga ngo iriya misemburo ikora neza ari uko ubwonko burya nibwo butanga amabwiriza y'uko imisemburo ikora. Iyo bwakoze nabi bishobora no guhinduka. Iyo ubwonko rero butateguwe neza ngo umuntu abyakire na ya miti ntikora neza. Reka abantu bagomba kwitondera cyane. Reka turebe uko kuri iyi ngingo yo kuboneza urubyaro bamwe mu bayoboke b'amadini bavuga ko bibiri hari imirongo ibategeka kubyara ngo bakuzuze isi, ariko ngo hari ababirenze nk'uko bo bahitamo kubyara abo bashoboye nk'uko babiganirije Denise Mbabazi Mpambara. Inzego zitandukanye zifite aho zihuriye n'umuryango ndetse n'iterambere ry'igihugu ntizisiba gukangurira abaturage kwitabira serivisi zo kuboneza urubyaro ndetse babyara abo bashoboye kurera kugira ngo bitaba umutwaro ku gihugu. Icyakora nubwo bimeze gutyo hari abagendera mu kwemera kwabo bakavuga ko bataboneza urubyaro bishingikije amagambo yo muri Bibiliya, ndetse bamwe ntibasiba kuvuga ko babibwirizwa n'ababakuriye mu itorero. Nubwo bimeze gutyo ariko hari bamwe mu bakristu mu madini atandukanye babwiye Radio TV10 ko nubwo mu itorero hari ubwo babasaba kubyara bakuzura isi nk'uko byanditse muri Bibiliya ngo batabikozwa, dore ko ngo ubukungu butifashe neza muri iki gihe. Bamwe ntibashimye ko imyirondoro yabo ijya ahagaragara. Tuzumvira leta kubera tugiye kubyara abo dushobora kurera na mituweli kera ntabwo abagaho, ariko abantu bapfaga ku bwinshi. Baserese hari icyo yakumarira ku muryango wawe n'umubyeyi wawe akubyaye nta cyakumarira. Erega hano turi Kigali, hano Kigali n'amafaranga y'abanyeshuri birahenze, ibikoresho by'abanyeshuri n'umwe yanaguha akisha utabiteguye neza. Kera hari amasambu, amaka, ibintu byose bihari, ariko umunzani no turiho. Umutimanama wanjye kubera yuko ntabwo pasiteri azamfasha kurera aba bana nzaba nabyaye igihe bazaba bananiye kubarera, ntabwo pasiteri azamfasha kubarera. Umutimanama wanjye niwe wambwira ati rekera aba barahagije. Hari igihe pasiteri aba afite abo babiri ariko anafite n'abarenze abo babiri cyangwa bane. Abo ni abayoboke b'amadini atandukanye, abakristo bo mu mujyi wa Kigali. Dr. aba nabateye imbere nk'uko bahora babishishikarizwa, ariko se kuba hari amwe mu madini abigendamo buke ni ikibazo gifite uburemere bungana iki? Cyangwa kamere yabo bizera bavuga bati twebwe twahitamo gukoresha uburyo bwa kamere burahagije ntago biteye impungenge? Reka wenda tugendere ku ijambo rimwe ari ryo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku baturage UNFPA wenda rishyira imbere, rivuga ati ntihagire umubyeyi ushaka kuboneza urubyaro ngo abibure, ariko ntihagire n'umwana uvuka nk'impanuka atateganyijwe. Iki kintu ngira ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Abantu burya bitewe n'aho umuntu yavukiye, aho yakuriye, abafite imyemerere afite. Njye nyivana no ku idini, buriya ashobora kuba n'imyemerere idashingiye ku idini ahubwo ishingiye
kuko umuntu yarezwe. Yego. Kuko burya idini ndagira ngo wenda mbwira abantu badukurikiye, abantu bakunda wenda kujya wenda guhangana no mu madini n'icyo, ariko burya uko tumeze buriya cyane nko mu muco wacu wo mu Rwanda, umuntu ajya mu idini bitewe n'aho yavukiye. Dufite iminota 2 tugiye gukoresha twihuta mu bibazo byinshi. Nuvuga noneho ngira ngo idini uyu mubyeyi uvuze bwa nyuma arabisobanuye neza, avuga ati njyewe imitekerereze yanjye niyo nzagenderaho. Ngira ngo nakanguye n'abantu bose bashaka gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, ikintu umuntu yashyira imbere ni ukubanza kubitekerezaho, akabigira gahunda ye n'uwo bashakanye. Nanavuga nti ntihazire umuntu uzakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro arwana n'umutima. Yego. Hanyuma Rosine, iyo umuntu yahisemo ubwo buryo bukamugiraho ingaruka, birashoboka ko bwahinduka. Nimba dufate nk'urugero, nimba urushinge mwavuze rw'amezi 3 akabona bimugizeho ingaruka, yaramaze kurufata ayo mezi 3 atararangira, ashobora gufata ubundi ibyo bikavamo. Murakoze. Bivuga ngo niba rwa rushinge twararumuteye amezi 3 atararangira, ahubwo turamufasha kurwana na za ngaruka kugeza ya mezi 3 arangiye, tukareba ko atari uko imiterere ye yarimo kurwana n'ingaruka bikiri vuba. Twabona rero rwa rushinge rumunaniye muri cya gihe cy'amezi 3 arangiye, turamuhindura. Ariko ntabwo twabihindura amezi 3 atarangiye, abanza kurangiza ya mezi, kuko ntabwo byashoboka ko twabihagarika. Biramutse ari nk'ibinini, biramutse ari ibinini bikamutera za ngaruka zikomeye atari zoroheje, icyo gihe turamuhinduraho birakunda, kuko ikinini ubwoba kukimira umunsi umwe ntabwo bifata undi munsi. Hanyuma se Dr. ibyo bigize ibyo binini, turihuta dusigaranye umunota umwe, ibyo bigize ubwo buryo, nimba ari ibinini nimba ari urushinge, ni ibintu bitandukanye ku buryo uramutse umuteye urushinge nimba biri mu rushinge ari byo biri mu kinini, ubundi mwatsa urwo rushinge ukamuha ibinini cyangwa ukamwambura ibinini ukamutera urushinge, n'ubundi ntashobora kuguma muri za ngaruka. Buriya uko imiti ikoze, buri muti wose ufite umusemburo urimo. Ntabwo imisemburo ari imwe, hari igira imisemburo 2, hari igira imisemburo 1, hari n'imiti zitagira umusemburo. Nicyo gituma mbere yo gutanga umuti runaka umuntu agomba kubanza gusuzuma kugira ngo arebe ukuntu umubiri uzakira umuti runaka. Yego. Nkuriya mubyeyi wavuze ngo yabyaye abana benshi, abyariramo abana kandi yaraboneje urubyaro, uriya mwana abyaye nta kibazo aba afite avukiye kuri iyo miti? Ahubwo buriya abahanga batwereka ko iyo umuntu atwaye inda yabonezaga urubyaro, ahubwo umwana indikura neza n'umwana akazavuka neza, kuko aba afite ibivumbikisho bihagije, ya misemburo navuze. Bivana impungenge z'uko bavanga umuntu asamiye ku buryo runaka ngo byakwica umwana cyangwa bigatuma ngo avukane ubusembwa. Oya, ntabwo ari byo, ahubwo bituma n'indikura neza n'umwana akazavuka neza. Yego. Ikindi, hari abagaragaza ko kuboneza urubyaro ni iby'abagore, umugabo cyangwa umusore. Reka tubanze tujye kuri bariya bana. Cya kintu bavuga ngo cyo kuboneza urubyaro ku bana, nk'abahanga mu buvuzi cyangwa mu buzima, mubona gikwiye cyangwa ntigikwiriye? Ubundi buriya Abanyarwanda baciye umugani ngo igiti cyururwa kikiri gito, kandi ngo umwana apfa mu iterura. Aha rero twemeza ko cyane cyane ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku baturage ryemeza ko buriya umuntu agomba guhabwa amakuru ajyanye n'izi gahunda z'ubuzima bw'imyororokere, kuboneza urubyaro akiri muto, ndetse atajyana mu cya gihe cyo kubyara, kugira ngo nabigira amaze abe afite amakuru yuzuye kandi nyayo ayakoreshe neza. Nacyo gituma rero tuvuga tuti buriya kubyara ntabwo ari iby'abantu bashakanye gusa, ahubwo n'urubyiruko nabo bagomba guhabwa ariya makuru, kugira ngo ntibabyare batabiteguye, ko iyo babyaye bakiri bato noneho haza ingaruka zikomeye, kuko wenda baba bateje wenda n'ibibazo ku buryo bubiri kuri bo, ko baba bakiri abana bayikeneye kurerwa, nabo bakahinduka ababyeyi, ndetse no wa mwana uvutse ku mwana nawe agira ibibazo byinshi cyane mu mibereho no mu mikurire ye. Yego. Dusoza Rosine, baravuga ngo ngo n'uburyo bwo konsa bw'umubyeyi ngo yonsa umwana we ngo kenshi ngo nabyo bimufasha kuboneza urubyaro. Kwajeho bya bintu byo gufasha gukangurira abantu kwikama kubera ko adashobora kwirwana n'umwana we. Ubwo buryo buracyakora mu gihe umuntu yikama agasiga amashereka mu rugo? Urakoze. Uwo muntu ukama agasiga amashereka mu rugo ntago navuga ko ari muri ya kategori yemerewe gukoresha ubwo buryo. Ubwemerewe
ni umuntu ufite igihe cyo konsa ku buryo buri mwana ku masaha n'umwana azaba ari kwibere ubwo buryo akaba kandi n'atarasubira mu mihango ikindi cyongeyeho umwana batarageza amezi 6 izo kondisiyoni z'eshatu ugomba kuba urimo kugira ngo ubashe gukoresha ubwo buryo iyo utazirimo rero ntabwo uba bwemerewe kubukoresha. Yego murakoze ngiye kubongera amasegonda 5 hari icyo mu nshingano zanyu mubona gikenewe kugira ngo uburyo bugende neza mu masegonda nk'5. Murakoze ngiye mbona igikenewe ni uko abaturage twakomeza kubaha amakuru kandi nabo bakabyitabira kuko kuboneza urubyaro ni byiza ni iterambere ry'igihugu. Yego bivuye mu kiganga Dr bikinjira mu mpuguke mu buzima hakenewe iki? Icyo numva igikenewe no kugira ngo abantu bose bumve ko ari inshingano zabo ntawe usigaye inyuma yaba umwana yaba umujene yaba umugabo yaba umugore yaba umuyobozi yaba uyoborwa abantu bose bumve ko bagomba kwitabira gahunda yo kuboneza urubyaro no gusakaza amakuru ku bantu bose bayakeneye. Murakoze reka mvuge ko na Dr Serucaca yasabye abaturage kuboneza urubyaro ngo kuko ngo iyo ubyaye abantu udashoboye kurera ngo ubyaye ingabo za Satani ubwo nicyo gitekerezo nawe yatanze nanjye ndakimutangiye biri mu ijwi ariko amasaha yagiye ntago tubashije kubicuranga. Reka mbashimire mwese bamwe mudukurikiye muri hose mukunda amakuru yihariye ya TV10 baye mbashimiye kuri iyi ngingo twaganiriyeho mukunda kwibazaho cyane ariko mudakunda kuganiriraho mu buryo bwagutse muyiganirira mu gikari cyangwa mukayiganiraho nabo muziranye kuruta ko yaba ingingo mujyaho impaka kugira ngo mwungurane ibitekerezo. Rero turayiganire twizere ko hari icyo mukuyemo kandi buri wese ahitamo bitajyanye adashingiye ngo ku idini ribyemera bite kuko mwumvise ko hari n'ababivuyemo bagahitamo kubyara abo bashoboye kurera. Ndabashimiye rero nari David Nzabonimpa nshimiye n'abayobozi twari kumwe nari kumwe na Dr Niseti Nzabonimpa ashinzwe ubuzima bw'umubyeyi muri UNFPA. Mwakoze namwe. Wakoze cyane ka Rosine Gasengayire muganga akaba n'umuyobozi wungirije ushinzwe ubushakashatsi muri HDI. Mwakoze namwe. Murakoze. Dushimiye na Dr Joel Serucaca wadufashe wadutanze umusanzu muri kiganiro. Zasubira ubutaha mu masanga yangaya muri weekend itaha. Mwakoze.